nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze kuri Damascene TV show. Nizere yuko mwamaze gukora subscribe, mugakora share ndetse na like. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Mbere ko tugira icyo dutangira, reka banze atwibwire. Murakoze. Ninjye mutumirwa kuri iyi channel ya Damascene TV show. Amazina ni Eric Ndayishimiye. Naje ndo umutumirwa kuri iyi channel kugira ngo tugire icyo tuganiraho. Dukora ikiganiro no Mujene Christophe niyo mugenga. Yes, tuguhaye ikaze rero kuri iyi channel wumve wisanzuye. Rero no munsi ndagira ngo tuganire ku makipe amaze imisi akina muri Sekafa Kagame Cup. Ese wowe ni iyihe kipe wafanaga muri ya mikino yabaye? Mukoze cyane. Ubusanzwe jewe ikipe mba ndi inyuma cyane ni ikipe ya APR Football Club. Nubwo yaviriyemo mu matsinda itaragera kure, ariko mu by'ukuri ngenda ari inyuma cyane. Yes, ndabyumva neza ko wari ushyigikiye APR ariko ikaza kuvamo itaragera kure. None se mbere yuko APR FC ivamo, ese wabonaga wumvise umeze ute maze kuvamo? Urabona byaratewe n'iki kugira ngo ivemo muri Sekafa Kagame Cup? Nakoze cyane. APR yanjye nubwo yavuyemo yari yagerageje, ariko buriya byapfiriye, iyo ndebye mbona biba byarapfiriye ahantu habiri. Icya mbere ni ku mutoza wayo, icya kabiri ni courage z'abakinnyi rwose zari hasi cyane. Okay, birumvikana yuko APR nyine amahirwe ntabwo yabashije kuyagira, ariko twamaze kubona yuko igikombe cyatwawe n'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo bintu ntabwo byatumye wumva nawe wafanura APR FC ukajya kwifanira Rayon? Birumvikana narabaye cyane, ariko ntabwo byari ngombwa yuko nava ku ikipe yanjye. Bibaho ikipe iratsindwa ikaba yavamo akajyamo indi, ariko ubwanyu uko nabyumvaga nari mbabaye, ariko ntabwo nava ku ikipe yanjye APR ubwo nafana indi kipe. Ukurikije ukuntu Rayon Sport yari imeze mu minsi yashize, watekereza ko yatwara Sekafa Kagame Cup? Birumvikana Rayon Sport iheruka muri Sekafa Kagame Cup ashize imyaka 28. Urumva rero byari bigoye cyane kuba nakiyumvisha ko yakongera kuba yagira izo chance ndetse ikaba yatwara icyo gikombe. Watekereza yuko ari ikihe kintu nka Rayon Sport yaba yarushije andi makipe kugira ngo ibe yabasha gutwara kiriya gikombe? First of all, ikintu Rayon Sport yaba yarushije andi makipe, buriya ingabo zitsinda iyo zifite mukuru wazo mwiza uziyobora neza. Ndatekereza ari umutoza ahanini yagize uruhare. Birumvikana Rayon Sport yari yateguye. Benshi bavuga yuko Rayon Sport ari mukeba wa APR. Ese wowe wumvise wishimiye ko yatwara igikombe cyangwa na wumvaga cyatwarwa n'ira kipe yindi byakinnye? Buriya rero barabanga kuba ikeba n'ikabura, ariko bitewe nuko igikombe n'uri cyagitashye mu Rwanda, ntabwo nifuza ko ira kipe ya Gor Mahia yatanga igikombe hanze ari ikipe yacu mu Rwanda ihari. Ubwo rero ngiye kubwanya nta kibazo nagize, ahubwo nyine cyambabaje nuko APR yanjye yavuyemo. Urabona ni irihe somo iyi mikino yabaye? Ni irihe somo byaba byaragusigiye? Ni ikihe kintu wabwira abantu? Se ni ibihe bintu abatoza baba bakwiye kwitaho cyane n'abakinnyi mu gihe bari gukina umupira? Ikintu mba numva yenda isomo ino yasigiye nuko cyambere abatoza bakwiye kuba bashyiramo imbaraga rwose, cyane cyane ku bakinnyi b'abana bakiri batoya. Amasomo bakiri makeya cyane, urumva ntabwo wafata umuntu amaze muri ekipe imyaka 22 umugeranye n'umwana azamutse ejo bundi afitemo imyaka 3, biba bigoye. Bakwiye kwita kuri abo bana kugira ngo ejo n'ejo bundi nabo bazamuke neza, babe bagira derby cyangwa se finale. Ukurikije ukuntu wabibonye muri iyi minsi Rayon Sport irimo gukora ibintu bidasanzwe, muri make n'ibintu bitabaho. Ubona haramutse habayeho umukino uhuza Rayon Sport na APR, ari he ikipe yatsinda? Buriya rero ngo baridunda niko bajya bavuga, nanjye ndabishyigikira cyane. Buriya APR nubwo yenda yaratsikiye hariya ikaba yaviramo mu matsinda, kuriya ikaba yatakaza chance zayo, buriya ngewe ndahamya neza nashidikanya ko
haramutse habaye match ihuza APR na Rayon Sport, ndemeza nashidikanya yuko APR itsinzi yayegukana. Ariko abantu benshi bahamya yuko Rayon Sport ari ikaze cyane muri no minsi kurusha APR, bitewe nuko mu minsi yashize iriya kipe byakinyira Rayon Sport ni iyihe? Gor Mahia ni yari yamaze gukina na APR, byarakinye cyane. yayisinze ibitego bingahe? Yatunyagiye ibitego 5. Egari, cyo nicyo kintu kigaragaza yuko ubu Rayon Sport na APR bihuye Rayon Sport yahita igitwara. Urumva yuko niba ikipe byakinnye yaritsinze 5 Rayon Sport kazi yitsinda, urumva yuko biramutse bihuye ubwazo, ahubwo urumva ko Rayon Sport yatsinda nka APR ibitego mu 10, si byose? Oya, ntabwo mbyemera rwose. Buriya biterwa n'imitegurire y'umukoci cyangwa se umutoza. Iyo yapanze ekipe neza, akabazi ikipe bagiye gukina iyo ariyo, akabasha kuba yayipanga neza, hari nta cyabuza APR kuba yatsinda. Okay, birumvikana yuko Sekafa Kagame Cup yagenze neza. Ese umukino usoza warawukurikiranye? Narakurikiranye cyane. Iriya finale yabaye hagati ya Rayon Sport na Gor Mahia, narayikurikiranye cyane. Ari naho numvise nyine numva meze nabi cyane kuko ikipe yari yavuyemo. Wabwira abantu badukurikiye ibihembo n'amakipe yagiye ahembwa n'ingano y'ibihembo bahawe? Narabikurikiye cyane, nabibabwira nabo yenda bakaba barushaho kubimenya. Ya match yarangiye ari ibitego 2 bya Rayon Sport ku gitego kimwe cya Gor Mahia. Ubwo match ikimara kurangira bagiye gufata ibihembo, ubwo birangije kipe ya Rayon Sport bayihaye amafaranga 30,000 by'amadolari, byari 60,000 biri bugabane amakipe 3. Ubwo ikipe ya Rayon Sport bayihaye 30,000 kuko yari yarigize finale itwaye igikombe, urumvikana ntabwo yanganya n'andi makipe yatsinzwe nyuma. Yego. Ubwo akurikiraho ikipe ya Gor Mahia ifata 20,000, haza ikipe ya Al Hilal ifata 10,010 by'amadolari. Yes. Okay, birumvikana amakipe yose nyine yageze kuri finale yarahembwe. Nk'umuntu wakurikiranye ya match, abafana wabonaga bishimye ku rwego rungana iki? Abafana ba Rayon Sport nyuma yuko bamaze gutwara igikombe wabonaga bishimye bingana iki? Buriya iriya match narikurikiye cyane kuko akarusho nandi muri stade, abafana ba Rayon Sport bari bakubise buzuye bamenye. Noneho muri kariya gace kabiri k'inyongera, Rayon Sport ikimara gutsinda igitego, icyo bise umufana bakije itara barahaguruka bacana amatara, ababona batababonye ndabati noneho Rayon Sport ifite umufana n'agafana. Njye naho nahereye mvuga ngo buriya no gutsindwa kwa APR nuko tudashyiramo courage ngo tube itera courage, tube twayifaranye nabo babone ko turi kuba motiva, nabo bakora cyane nka Rayon Sport. Ese twabonye yuko full time yageze ari 1-1 bakajya muri extra time. Iyo biramuka bibaye ngombwa ko bajya muri penalty, urabona Rayon Sport ari gutwara kiriya gikombe? Urakoze cyane kumaza gukana. Buriya nk'iyo baza kujya muri penalty, ndatekereza ko cya gikombe kiba cyaragiye mu bihugu by'abaturanyi, kiba cyaragiye hanze rwose. Rayon Sport ntabwo ari kugitwara kuko turabizi uriya munyezamu wabo Garasama, ariko abari abasore barekoraga amashoti ateye ubwoba kandi bari abahanga cyane. Urabona ari iki kintu nka Rayon Sport yongeyemo kugira ngo ibe yatwara igikombe? Ese ni abakinnyi bashyashya barimo, ni umutozo uzi ibintu, ni iyihe mpamvu muri make ubona yarabaye nk'imbarutso yo kuba yatuma abantu batwara kiriya gikombe? Imbarutso yatumye yenda cya gikombe cyataha mu bariro, icya mbere ndatekereza ko Yesu ni umutoza, icya kabiri ni abakinnyi kuko ekipe ya Rayon Sport yaguze abakinnyi neza cyane kuko yagiye ku isoko yahashye abakinnyi beza cyane kuko bari abanyamahanga yaguze arenze cyane rwose. Match barayumva, barayikira rwose ukagira ngo bayivugiye. Yes, ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mbabwira gukomeza gukurikira ibiganiro tubaha umunsi ku munsi. Mbibutsa gukora subscribe, muduhe comment ibintu twazavugaho. Ndabiziza yuko ibyiza biri imbere
mukore share ndetse mukore subscribe. Turabakunda cyane. Ciao ciao.